nkunze kwibaza iteka nti Rwanda ni iki wagomeye Imana, abanyarwanda ni iki bagomeye Imana, ese aho uwaroza abanyarwanda yarakarabye. Mbivugira ko abanyarwanda nta kode y'urukundo tugira, nta kode y'ubwenge tugira, nta kode y'ubutunzi tugira, nta kode ituganisha ku Mana ngo dukunde Imana tugira. Kode imwe y'abanyarwanda, indangagaciro dufite nk'abanyarwanda ni iyihe? Urayishaka ukayibura. Aho indangagaciro z'abanyarwanda ntizaba ari amatiku, amashyari, ubuhemu n'ibindi nk'ibyo n'ubugome. Kuki abanyarwanda tutasubije amaso inyuma ngo turebe ibyaduciyemo ibice noneho tubyigireho? Kubw'iyo mpamvu rero nkomeje baganiriza ku gitabo nanditse uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bintu ntabwo ushobora kubirenga ngo ubyirengagize, ngo uvuge ngo urarenzaho, ngo uvuge ngo ugiye gukora amapolitike, ngo agiye gukangura abanyarwanda, ngo agiye gushyira abanyarwanda hamwe. Ibi bintu ntibishoboka, kuko ibyo uzubaka bidahereye ku musingi wo kubwizanya ukuri, byanze bikunze bizasenyuka kabone n'imbaraga byose uzabishyiramo. Ikintu cya mbere mpa abantu kugira ngo baze hamwe, byibuze babanze bamenye ijambo ry'Imana, barisome kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Byanze bikunze ufite ubwo bumenyi bw'ijambo ry'Imana, bizaguha kujya kuri kode y'urukundo, urukundo mbona rutaba mu banyarwanda. Tuzi neza ko buri wese akura yishyira, undi agakura yishyira. Iki gitabo nacyanditse muri 2014, kibaho ndagisora, gisohoka muri 2020, bivuye ku ubutumwa Imana yampaye ngo nereke abanyarwanda ibyabayeho n'ibyo bapfa, akaba ari naho navanye agakiza. Uko ngenda bibaganiriza, ngiye bibaganiriza uko nabihawe, uko ibintu ibibazo byituye hejuru y'abantu batabizi. Bigenderaho rero ushungure, nubwo tuzaba tureba impande zose uko ibintu byagenze, ntuhite ufata umwanzuro uvuge ngo ibintu bimeze gutya. Kugira ngo ikibazo abanyarwanda bafite gikire, ni uko bagomba kukiganira, bakaganira bakoresha ukuri, badacengana, atari ubuhezanguni. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ku bwicanyi bwavuzwe cyane bwabaye Ikingogo n'Ikibirira. Kingogo n'Ikibirira nk'uko ubibona aho ngaho, ubwicanyi bwahabaye bwatewe n'iki, byagenze gute? Uko ubibona aha ngaha rero nashyize inyuguti ya ba, hari Kingogo, hari abahutu benshi, noneho abatutsi bari nyamuke. Kibirira naho byari uko, muri A abahutu bari nyamwinshi, abatutsi ari nyamuke. Noneho baza kwigira umugambi wo kureba ukuntu bamara abatutsi bahabavane, ko ntabwo bari bakunze. Yaba ubwicanyi babakoreye, barabica, bamaze kubica aho ngaho, ariko noneho babona batashobora kubica ngo barangize. Ariyo mpamvu bavuze bati ni gute twashaka ahantu tubimurira. Nuko baje gutekereza kwimurira mu Bugesera. Noneho gahunda yari ihe, Kingogo na Kibirira zagomba kubamo n'abatutsi barangwamo, noneho hakaba aho abahutu gusa. Nuko byari bimeze, imitekerereze y'abantu bakira nuko babitekerezaga, ariko uko byaje kugenda reka tubirebe. Barangije babona Kibirira na Kingogo hasigaye ari abahutu gusa, abatutsi bose bohereza mu Bugesera. Noneho icyo gihe hari icyorezo cy'indwara yatsetse, isazi yitwa gatsetse, yarumaga umuntu rimwe agapfa ubuhondogoro asinzira, yakurumaga rimwe ugahita upfa usinzira. Bo rero bumvaga ko kwimurira mu Bugesera ariyo gahunda izatuma barangiza ibyo batekerezaga. Ariko nyine Imana burya umwanzi aca akobo, Imana ica akanzu. Nuko byagenze rero, bo bumvaga ko ba bantu bakeya nyamuke basigaye, abo batishe bagomba kubajyana he? Bagomba kubajyana mu Bugesera. Hari ishyamba yarimo iyo tsetse, none baravuga bati niba bimuriwe hariya, byanze bikunze tsetse izabarangiza. Nuko rero batekereza ko tsetse izakora gahunda ikayirangiza, ariko ntabwo bose baje gupfira gushira. Ibyo bintu akaba ibyo wumva by'ubwicanyi bwa Kingogo na Kibirira byabayeho, aribyo byabaye intandaro yo gufata abagogo bose barabimura babajyana mu Bugesera, batekereza ko wenda tsetse izabarangiza, ariko ntabwo byaje kujya mu ngiro. Wa mugani w'Abarundi abashinga nahe, kuko bose batapfiriye gushira. Aya mateka tugomba kwiga ingaruka zabivuyemo, noneho akaba nabyo byatumye abantu bakomeza kureba ko
bakora ubwicanyi ntibahanwe. Gukora ubwicanyi ntuhanwe burya bituma abantu babisubira bigakomeza byisubiramo akariyo byaje abantu muri 1994. Waba ubyemera waba utabyemera wavuga ngo ubundi bwicanyi bwabaye ibyo tuzabyinjiramo turebe noneho tuvuge tuti nk'abantu bakuze baba mu gace kamwe ka Kingogo na Kibirira baje kwirira muri bagenzi babo ngo babice babaziki. Ibyo wabyibaza nawe ugashungura. Noneho tuvuge tuti niriya somo twavana muri ubwicanyi bwo kutagabana, kumva ko mugenzi wawe atagomba kugira ijambo ku kintu runaka. Noneho niba ubonye umubabaro wa mugenzi wawe ukishyira mu mwanya we, ibyo bizatuma tuza kuri ya kode imwe nababwiye nk'abanyarwanda y'urukundo, y'ubumenyi, y'ubutunzi, kode imwe yo gukunda Imana. Noneho tuzane rwa rukundo. Wibuke narabaze nsanga imyaka bizafata kugira ngo abanyarwanda baze kuri kode imwe ntabwo ari 30 ntabwo ari 40, byibuze bizafata imyaka 70 ukurikije uko abanyarwanda bameze uyu munsi. Urumva ko tugifite urugendo rurerure. Ngaho rero muze mukunde ukuri, tuganire, nkomeze mbaganirize kuri iki gitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi uko byagenze kuva mu myaka y'800 kugenda uzamuka kugeza tugeze muri 1994 ubwo habaga amahano. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uko ijuru ryagejeje mu Rwanda. Muri iki gitabo wibuke mvugamo nuko intambara yagenze kuva muri 1990 kugeza muri 1994. Ibyo byose ntabwo mbyirengagiza mbivugaho, nkavuga n'ingaruka byagiye bitera. Ubwo tuzagenda dukomeza tubiganira uko tugenda twinjira mu gitabo mu bihe bizaza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Remember, ibuka shalom byo bita amahoro ni uburyo wigorora n'Imana ukagira ubusabane n'Imana ukagira umutuzo mu mutima wawe.